kankubwire M23 niki kubeshya abaturage hari irashyiraho banke idafite igihugu nta mutwe w'inyeshya mu kwe gutunga banke bira n'ukubeshya abaturage b'iki bigoma none se bashaka kuvuga ko bazabura babagana ariko batangiye bira n'uburyo bwo gutegura gukata igihugu gishyashya ariko baragikata ninde bashyigikiye Amerika iravuga ati iyo ntabwo tubashyigikiye ahubwo mureke guteza umutekano mukeya dore impamvu imwe ebyiri eshatu zishobora gutuma M23 isigara mu mateka uyu mugore Teresa Kwekamba ukwikiye disikuru z'ako bati ndashimira abazungu jaha nabonye nababwira ati mufate ibihano mufate ibihano nawe hari icyo munenga kuvuga ngo yashimira aba bantu ubwabo bafitemo ubushobozi sibyo ariko nyine ni umugore bira byagumye ko byarakozwe na Gisekedi ariko Gisekedi sinza amadarubenda areberamo uyu mugore ubwo kujya ku ntebe y'ubutegetsi akaba ari uyobora akaba ari we perezida kubera yuko ndabona ari ushoboye kuvuga aravuga we kandi muri minsi arimo aratsinda amagambo atsinda ibigaragara nabonye abwira abazungu ati dutanga ibihano none se M23 nayo nishaka undi muntu uvuga nk'uyu mugore bahangane mu magambo n'aba bagabo rero mu bararwanisha iki gisirikare ntabwo bari kurwanisha diplomasi niyo mpamvu ibyo Rwanda bitajya bigira gute bitagaragara reka ngo urugero rukomeye rw'uyu mugore Teresa Kwekamba arimo gukora Bemba Jean Pierre Bemba aravuga ati ibi ntabwo bizigera bikunda kubera iki bitakunda ntabwo ubu turimo 96 ariko yari M23 yagira Kinshasa yageze yitese kandi amateka yakisubiramo bakagenda bagahereka Kisekedi ntabwo bishoboka kuko ubu Gisekedi arinzwe n'ibuye ifite agaciro karutu M23 n'abaturage ba Kongo uri kuyumva neza ikindi gikurikiraho ubu ngubu ibicuruzwa byose byavaga Igoma n'ahandi hose kwinjira Kinshasa birasora umusoro uri hejuru cyane yego ni ikigaragaza yuko Gisekedi ari mu guca intege umutwe kuko bawugurishaga ibintu byo mu isambu yiwe bakagenda bakamutesha umutwe bakamurasa akimara kubatesha umutwe rero nabo aha niho kubananiriza kuri Abasenga TV kora subscribe ibihe byiza nshuti zacu nshuti zakadasoka mwebwe dusangiye iyi gahunda yo kwicara komeza busesenguzi tugasesengura tukagana tukavuga ku makuru tukamenya ukuri n'ikigije inyuma twongeye kubasuhuza mwana rero kuri kamera turi kumwe n'umuvandimwe wacu Isaac tunejejwe no kubana nawe mu nkundi rero mbere ko tumwakira utarakanda subscribe reka tugusabe ukanda subscribe ubundi tubone kwinjira ku meza y'ubusesenguzi ni kuri ya macano yanyu Abasenga TV na Mutwara Sibo TV tunejejwe no kubana namwe mu nkundi rero tumwakire Isaac amakuru ki amakuru ni meza cyane urahora komeye ndashima Imana tuje komeza busesenguzi ameza twongeye twagarutse nimba nta muntu uzoza rero ubwo ndambwira beze twanzika abantu bakanze subscribe n'abagaciro ndabasuhuje muri Imana akomeze kubana nabo tuje komeza busesenguzi twahageze turaza kugaruka kuri Bank of Kivu yego tuze kureba madamu Kwekamba Teresa Kwekamba Vegineri iriya kamubwire ubanye n'amahanga iriya ari mu kazi turaza kandi kongera kureba ingingo nyamukuru ihatse iki kiganiro mu buryo Gisekedi arimo kwishyuza ibintu byose biturutse mu burasirazuba bwa Kongo byinjira muri Kinshasa abyishyuza arimo arabyishyuza cyane turaje tubibasesengurire iyi misoro yose turaje tubigeremo tubive umuzi yego barabizi ko kuri zino cano ari ukumenya ikibyihishe inyuma ubundi gahunda no kumenya ikibyihishe inyuma tukareba uko umuyaga uzabihuha ubyerekezamo yego no twakwinjira rero mu kiganiro ntacyo bitwaye nibatera agatebe ntabwo turi barambire kandi yego tudatinze urabona M23
imaze gushyira itangazo ivuga ngo tugiye gushyiraho banki yacu ya Kivu yego cyane. ibi bintu rero dushobora babibonye nk'amakuru, mbibutse ko dusesengura amakuru yagiye asohoka hirya no hino. Yego ubwo byari amakuru ataraba impamo, ndagira tubisesengura gatoye turebe ikihatse ibi bintu. Yego niki gitumye M23 ivuga ngo ngiye gushyiraho banki yacu kandi inkuru noneho cyane. Iyo niyo nkuru nyine zaba hariho n'utundi dushami dutoya cyo bivuze. Yego ibyo bihatse iki? Icyo bihatse ni iki ngiki. Ese birashoboka yuko umutwe w'iterabwoba washyiraho banki udafite igihugu? Okay, w'iterabwoba ariko ubona Tshisekedi w'iterabwoba ariko bita umutwe w'ubuhora abaturage. Ariko babyita ariko ntabwo navuga ko ari ababohora abaturage kuko ntabwo tubona identite yabo. Sibyo? Kuko kenshi na kenshi naho ugenda ukurikirana ibintu bakuvuga ngo ibyo barwana n'ibyo harana ntabwo babizi. Okay, ubwo ibi bintu byose ntabwo washyiraho banki nta gihugu ufite. Wavuga ngo umutwe w'iterabwoba, none se utamutwe w'iterabwoba hari identite ufite uzi? Ariko buri umuntu wese w'iterabwoba none reka bavugira ushaka kwita w'iterabwoba ugasanga hari umuntu ufana ufana barahari ntabwo babura, sibyo? Ariko nga turi kumeze gusesenguza niye mufite urugo nyine muri rusange. Yego cyane, sibyo? Yashinze banki ya Kivu. Turi kugendana kandi twabonye yuko hari uwavuze ati byanga byakora ibyo mwibwira byose ntabwo bizigera bikunda kuko na mbere hose mwari biteguye n'ibyakunda. Uravuga kuri ya makuru numvishe bavuga yuko ngo ubu ngubu atari 1990 nakangaye hane bavugiye bakakuraho mu mbuto. Yego ntago ari 96 niyo ntago ari byo bazongera ngo bakore ngo bikunde. Wenda umuntu ahita yibaza rero. Yego banki ubyumvikane ubu nyine wenda bivuze ko nyine iyo banki ubwo bisobanura ko ari n'igihugu gishyashya nyine cyavutse. Wumva iyo banki iramutse igiyeho byahita bigaragaza bitujyana mu kuvuga ngo ni igihugu cyavutse. Yego cyane. Iki gihugu kuvuga kwacyo ntabwo tukibona, impamvu tutakibona nta bantu bagishyigikiye bahari. Uravuga ari amahanga ntabashyigikiye, ari na boss w'Amerika ntabari inyuma. Turi kugenda neza. Ikindi gikurikiraho ntabwo mbona iyi banki M23 ishinga ngo ikomereka ko ubwayo nta gihugu ifite. Hari bafite Kivu. Iki Kivu rero bafite ntabwo turabona umupaka wigabanya Kongo na Kivu y'epfo na ruguru. Sibo bafashe wonyine. Imipaka iracyarwanirwaho birumvikana. Imipaka iracyarwanirwaho. Tugendana. Ntabwo rero bishoboka yuko abantu bashinga banki ntabwo bafite bashingiye. Ahubwo se nkubaze waba udashinga ugashaka kubiyina? Ariko buriya mu gihugu bafashe mu karagace bafashe hakenemo nyine ikoreshwa ry'amafaranga n'abanki nyine bakuriye. Amafaranga barayakoresha nibyo, sibyo? Ariko kubera ko bari mu gihugu cy'abandi ahubwo uri gutezamo akaduruvayo. Ariko bavuga ko ari iwabo. Ni iwabo ariko bayoboka amategeko ya Tshisekedi. Tshisekedi niwe bayoboye. Ko ntabwo turabona idarapo ryaho hari yazamuka ngo twiwe harugwo cya gihugu cyemewe ku ikarita ya Afurika. Ariko buriya ni intangiro kuva bagiye babonye na banki ni idarapo barahita baridodesha. Wabavugira utabavugira. Baridodeshe ntibaridodeshe. Kugira ngo wemerwe ushaka usabwa amahanga kuba kuri inyuma. Yes, turi kugendana. Abadukurikiye neza namwe mu byumve. Niba nta muntu ukuri inyuma ibyo ukora uteruka niyikiriza uzazamuka gute? Yabyo niba byumve buri Amerika itagushyigikiye ntushyigikirwe n'Uburusiya ntushyigikirwe n'Ubushinwa byangwa babe bahagarara bavuga ati uyu muntu turamushyigikiye. Nubwo bura ntabwo bushyigikiye. N'uburayi ka burimo buvuga ati subira inyuma. Twibutse impamvu badashyigikiye abantu nuko Tshisekedi yashyize ku meza y'ibiganiro amabuye. Hakugira ngo aganire nabo yaravuze ati ngezatanga icyo mfite cyose. Cyenkiza amabuye yanjye ku meza. Umuzungu nakandi yabonye ibuye aravuga ati mfite ubwenge bwo kuribyaza umusaruro. Ati icyo twashaka cyane. Uri kumva rero ibi bintu byose
tubigendeyo kandi tukabigarukamo neza. Mu busesenguzi tubona M23 ibintu byose irimo kujyamo ahangaha ntabwo byayikundira kubera ko iracyafite inzitizi z'uko nta muntu ugeze gute uyiri inyuma. None se yes none se wewe ngo ntabwo bibona yuko ibyo bakora bafata batafata sibyo? Niwe munsi none Gisekedi ari kuvuga ngo ibintu bituruka muri Kivu y'Epfo na ruguru byinjira Kinshasa ni bisore. Aha ubundi kwanza dusesengura ari amakuru nyine gusi impamvu bigomba gusora ntabwo yacuruza inyeshyamba. Okay abadukurikirana bahise banabyumva neza wa mugani. Nuko ngo inyeshyamba abantu zafashe zajya gucuruza zafataga ibicuruzwa bihavuye bikajya gucuruzwa muri Kinshasa nka hari igihugu kimwe. Yego. Kandi baramushe Kisekedi baramutwara ubutaka. Yego. None nawe wese vuga ati reka zizaye basoresha mbakuremo niyo misoro. Iyi misoro ihambaye ihanitse bagire gute niba yizane kandi nundi baracyara abaturage banje. Cyane niho kwereka yuko Gisekedi afite ubwenge. Baravuga ati abaturage n'ubwo banyigometseho ariko ayo mafaranga ariko nanjye ngiye gute bakuremo imisoro. Ya freedom yenda bahaye kwigenga ntabaka imisoro ntagira gute yabakureho kubera yuko bimo baranyiba ibyanjye bakaza bakabingurishaho bakajya mu mifuka yabo bagahindukira bakandasa iyo basore hari n'icyo bita kubanetereza kubaca intege. Wa mugani da hari no kubaca intege ni barabanetereza ndetse rero uramusoro ahenze urazamuye kandi mu gihe umaze kuzamura aho bakuraga mufite ibikorwa byinshi bagomba kuyakoreshamo barakuramo dukeya usanga ibyo bikorwa byabo ntabwo biri kugenda neza badindire agaruka bakubite neza. Si ntabwo bibona koko ntabwo bibona ko iyo ahubwo rero agiye kubafatira akakubita bavanagaho ibicuruzwa imari ze yari isoko ryabo muri make baza kumucuruza yarangiza akabaha ayo mafaranga bagashaka uburyo bamudiha rero kugira ngo abanetererize n'ibyo bacuruzaga bakuraga amafaranga arabizamura babone dukeya tutari bubashe kongera gute kubaramira bajyaga bamara kujya bagasagurira kumurasa. Ese ntibacuruza mu bindi bihugu imipaka yabo sinabonye ikora ku bihugu bitatu byose. Ntabwo nzi niba bacuruze ngo bikunde ariko kandi nanone yego nk'inyeshyamba ariko nanone byagorana da byagora kuko nta soko bafite. Muri bajyanaga Kinshasa akagurwa n'abaturage b'Kinshasa. Yes Kinshasa nabo bakadepoza kuki kuri leta kandi ubwo umuturage niwe leta. Nese batabasha kugera Kinshasa barabicuruza nande barabyambutsa kivuze barabyirira ibyo batari ntazara amabuye barayajya amabuye yose barayahunika. Amabuye iriya ni imari iriya ni imari itabora ndabyemera ariko itagutawe mu gihe nk'iki ngiki mu ntambara izagutabara ryari. Yego twibutse n'abantu kwa mugari intambara irahenze niyo mpamvu ari amabuye agomba kubatabara kugira ngo barwane. Niba muri soko ryari amabuye niyo turufi hari yonyine yo guhita barambika intwaro hasi. Nabonye ahubwo na Tereza kwamba Fegine yahagurutse yicaje abajungu arimo babwira ati dufate ibihano. Tereza kwamba barimo aravuga ati byanka bikunda twongere babashimira mwenge abazungu. Ariko kandi uriya mugore umwitondere umugore ubasha kuvuga disikuru nk'iriya akagaruka agahemeza abantu nk'ibyo avuga ari ukuri uriya mudamu ateye ubwoba ahubwo ure n'uwakagombye kuba ari perezida kwamba Tereza kwamba azi kuvuga koko kuko ararusha Gisekedi kuvuga utanga disikuru ure n'uwakagombye kuba ari perezida. Buriya disikuru ya perezida nyine bigomba kuba iteguye neza niyo mpamvu banakunda no kubandikira buryo uri perezida gukora ikosa muri disikuru ibi ari ikibazo gikomeye niyo mpamvu wenda Gisekedi yigengesera ariko Tereza waravuga koko Tereza we rwose hariya ikabubwire ntacyo nabivugaho kirenze. Wafata Tereza yari igitekerezo nafite wafata Tereza bakagurana nka Tereza wamutiza mufite turangura utuntu yikorera yasobanura ibibazo byayo mufite abantu bagahita babyumva bahita babyumva cyane naho ubundi Gisekedi yagiye kubivuga ntabwo babyumva nk'ibintu bifite imbaraga ahubwo babyumva nk'ibintu byangwa biri politike birimo mu nyangire
ariko Tereza Kayikwamba barabisobanura kimwe ku kindi. Tereza Kayikwamba azi gusobanura ahubwo kandi yagera agomba kwitakitsa ahubwo mugari dufashe buriya ko M23 agituma tutabona ivuga cyane yego ngo ugire umudamu nkuriya nawe agiye ibyo asobanura urabipfira ariko nkubwiye nawe ngo udashinga ntiwabyina nese nige mudamu nkuriya M23 ifite diplomasi ni abantu nihibura umuntu uzi kuvuga nka Tereza Kayikwamba uri muri M23 uvuga gasobanura imigabo n'imigambi ya M23 akavuga iby'irwanira nyine abantu bakabyumva ukuntu uzana n'abavugizi bayo babiturije niyo bagize ngo bagiye kuvuga ni ka kantu gatoya abaturage ariko burasukuye kare abasirikare abenshi ubundi buriya kuba ari n'abasirikare nabyo ni ikosa bakagomye kuba ushaka undi muntu ubana n'abaturage bisanzuramo M23 nishaka undi mudamu nishaka undi mudamu hangana na Tereza Kayikwamba abasi barwaye intambara y'amagambo uretse ko nta kintu yabafasha nayo intambara y'amagambo nayo iracengera nibyo usobanuye iby'urwanira noneho buriya M23 yaba ifite abavugizi abantu nyine yaba ifite abantu bavuga nka Tereza Kayikwamba ubu ngubu haraba ibifite abantu benshi bavuga ati uwo mutwe ufite ibintu bigurwanira ariko ngubu barabuze mbona diplomasi yabo yaragiye hasi dore impamvu y'ibi bintu sibyo M23 impamvu idafite uyu muntu ubwayi ibijyana gisirikare yego ntabwo ibijyana politiko nuko ngo diplomasi ntago bayishyizemo imbaraga bashyize imbaraga mu kurwana byabo ni ukurwana piga ni piga wewe bafashe n'ahantu hanini cyane kurwana byo barabizi ariko kugira ngo bazagire icyo bafata kizabagira umumaro bizagorana kubera yuko kurwana na diplomasi biratandukanye ntabwo bizahura iki kintu kindi tugaruke gatoya kuri Kabila yavuze tukwiye kugira ngo amahoro aboneke ni Kongo ntabwo dushaka abanyamahanga mu gihugu cyacu ku ngabo za MONUSCO baza tubwiye uti abanyamahanga yavugaga ubundi Kabila abo yavugaga ni bantu ki ni bandi abo banyamahanga abanyamahanga yavugaga ingabo za MONUSCO akavuga ingabo za SADC akavuga izi ngabo zaturutse hirya no hino bya MONUSCO n'ibiki hari imitwe myinshi ubwo n'abarundi bari barimo n'abarundi ubwo barimo ubundi Kongo hari abantu benshi harimo n'undi mutwe numvishe uteza akaduruvayo ukagera ari Kinshasa witwe niyo maremo niyo ari iki abatabo bose rero turashaka kuba tuvuye mu gihugu tukibakira igihugu twe twifuza ubwacu n'amagambo yatangajwe na Joseph Kabila ariko nawe numvishe nawe arashinjwa gufatanya na M23 icyo nicyo ngiye kuvuga ese ni gute ubwira ngo abantu bave mu gihugu cyabo kandi nabumva afatanye n'ura mutwe w'inyeshyamba ahubwo se ubundi ndibaza ubundi we akiri perezida we yakoze iki kandi wari uhari izi mu video kwimaze imyaka myinshi akiri perezida rero yabirebesheje ijisho yavuga ati ibintu ntabwo nzabishobora nawe nta kintu yakoze nta kintu yakoze ni iki ngiki reka urubanza abonye tuzarusha avuga ati reka nduragura umupeta ugiye kuza nk'aho umugabo we ati urubanza ntazashobora nzaruraga umwana wanjye ibintu byose urabizi urabisobanukiwe sibyo ikindi ugomba kubanza ukamenya kandi ukacyitaho nuko uyu munsi wa none arimo kuvuga ibyo ngibyo mu gihe Amerika irimo gutegura ingabo zimanuka i Kongo ni mu rwego rwo kunaniza izo ngabo z'amahanga zishaka kuzana ni mu rwego rwo kunaniza kuza gukubita M23 bayikura ahantu hose yafashe ibi ngibi biri kwivugisha ikibazo bita nibaza rero n'abandi bantu wenda badukurikiye ubwo ndimo ndababariza nyine n'ikindi ubundi ubona ziriya ngabo za Amerika ko zishobora kuzaza izi ngabo za Amerika idira impamvu ya mbere ifatika zigomba kuza Trump bamaze kumubwira ati ngiye wibuye narayiteguye Gisekedi ku meza y'ibiganiro ntiyagiye imbokoboko yagiye inkokora zireba imbere yikorera amabuye aravuga ati njyewe nzanye amabuye shaka kuza undwanira iyi ntambara agiye kwitabaza umunyamerika rero umunyamerika kwibuye ry'agaciro none bagiye kurimo akaricukura neza atarisahuye kumugaragara izuba rero kumugaragara izuba avuga ati twararitsinde turashaka amahoro
muri Kongo ntabwo yakanga kujya bite kuricukura undi yarijyanaga risahuye none uravuga ati kabisa ubansinyiye niko mugaragariza wari ntaho uzambwira ngo indege yuriye ngo ijye USA ijyanye ibuyoya nese ubwo niba bansinyiye mo ndabyaza umusaruro umurima bamaye guhinga siko bigenda se niyo mpamvu ibi byose uba ugomba kubireba ukabyita ukabireba M23 rero M23 ubwo se bizagenda biti zarasana n'abanyamerika reka nkubwire M23 barayibwiye ngo nirekera ngahiranga kandi umunyamerika reba ahantu hari inyungu umunyamerika ajya hari inyungu mu gihe inyungu rero ziri ku meza yibuye hariya ntabwo turi kubona M23 igifite uruvugira aho ngaho ntibishoboka akora ndibaza Kabila ko yari yiturije kuva agiye ku ruhande rwa M23 ntibazakubitanwa Kabila azahindura uruhande ashaka yasubira mu ntebe y'icyubahiro yaribereyemo akituriza iyi game akaba yivuyemo niba ari n'umufana wawe cyangwa se abo bafashe ibintu akabafasha ari ku ruhande ataje muri ibi bintu ariko ikibazo nawe afite inyota yo kujya kusubira ku butegetsi mu birebe neza yavuga ati ngewe rwose ndirwanya ibintu nkabitsinda mbega nakikemura ikibazo nahita nyimura ikibazo kandi abaturage ba Kongo bantora kandi ubonye ko amatora ya Kongo aba yoroshye abaturage se burya abaturage yewe ya ibintu byose rero babitekerezeho ariko ingingo nyamukuru ihatse iki kiganiro ntabwo M23 izigera igira gute ibona Kivu ivuga ngo iki ni igihugu cyacu ntabwo izashyira repubulika reka ntabwo izigera ishyiraho repubulika ngo bikunde ubuse ubwo waba ushingiye nk'uko kiri impamvu nshingiraho ya mukuru nshingiraho ni iyi ngiyi nuko niba nta gihugu bafite kibashyigikiye nta na repubulika bashyiraho ntabwo bizigera bakundira kubera yuko ugabarwa nk'umutwe w'inyeshyamba w'iterabwoba wabujije amahoro Kongo iyi ni Kongo ibafata okay n'amahanga akagira gute akabamagana kabaga musubira inyuma bituma umuntu uri kwamaganwa se ashobora guhabwa ijambo okay abasenga ni musengere mu vetro dukobe tuyisengere igo bayita kambire ndimo kugenda bane bayita kambire ubwo ngubwo yagiye mazi umva amasengesho yayo ariko ntabwo giye nyibona mu rugendo ruvuga ngo tugiye mu mwanya wo kwigenga yego uvare tugushimire murakoze cyane yego impamvu y'aka kantu ntabwo Sudani y'Epfo yabonye ubwigenge ku mwaka umwe habanje hagaragara impamvu iri kurwanira ubwigenge impamvu ni ukuvuga ngo igomba kubanza bakomeza bakayitegura bakayitwereka paka babega bakayereka isi paka yose bemeye bati igenga cyane niba bafite amabuye bayatereke hariya bavuge bazabashyigikira kuko uburayi ni ikirumira habiri gikomeye cyane muri iyi si murakoze murakoze cyane ndabashimiye abantu ni bakari subscribe like share comment kandi abantu bari Bujumbura ndabakingurukiye